Ewana biragenda mbere na ndisegura navuye mu bikorwa narimo nova uko bayisara sound kuri stade. Aha. Navuye rwose uryamye biranga. Ndavuga ni kuko maze gusaza umugani wa Mutabaro. Kumbe. Hanyuma ejo Lorenzo yavuga ko rwose mwateguye umukino kugira ngo n'abantu bazanaboneraho no kuryoherwa ko azaba ari weekend binjoyinge, niyo mpamvu ngo mwatumiye aba DJ. Ariko twibazaga ku kintu kijyanye na sound, tuvuga ngo sound ya stade amahoro ishobora kwitababanira, none mwese indi mizinga. Ya sound ntabwo nkayikoresha uwateguye ibirori kamere. Ni ngiye kuvugiraho amagambo wanawusinga, ariko nabwo kandi bidahagije. Ntekereza ko ubwo wenda stade itaratangwa ku mugaragaro cya sound bazagitekerezaho kuko iriya byazagorana pe. Byagorana rwose. Hanyuma Kensi, abantu nabonye abantu bibaza cyane cyane ku kintu kijyanye n'amasaha, ngira ngo natwe ejo twagikomoje, ariko uravuga uti mfite uko nagisobanura neza mu buryo bwimbitse. Bavuga bati match ya saa moya iyo bikundi gasa nk'igira imbere gato ya saa 12 kugira ngo wenda n'indi match ya APR na Pyramide abantu nabo bashaka kureba, abakunzi ba Ruhago bashaka kureba imikino myinshi cyane itandukanye, ati byari kutubera byiza. Iki kintu cy'amasaha mwagiteguye gute, byagenze gute? Icyambere ntabwo twego tugena amasaha. Amasaha agenwa n'abafite ligue mu nshingano, n'ubwo karandiriye n'amasaha bikorwa. Wenda twebwe icyo twakoze ni ukukodesha stade, ariko ibyo amasaha byo ntabwo rwose biri mu nshingano za ekipe. Birashoboka ko ikipe ishobora kubisaba wenda mbere, ariko ntabwo biri mu nshingano zayo. Karandiriye ikorwa n'abashinzwe competition ndetse na ligue. Icyo rwose ndashaka abantu bacyumvikane, nta ruhare nka Gasogi nka ekipe. Uruhare twagize ni ugushyira match mu mahoro, ariko guhita mu munsi amasaha ibyo ntabwo biri mu bushobozi bwacu. Icyo ngira ngo kiri clear. Icya kabiri, nta muntu n'umwe ukwiriye guterwa impungenge yuko wenda APR yakinnye, kuko icyo ngicyo ubwacyo APR izakina nibyo na Gasogi ikine, kuko turi no muri ligue zitandukanye. Iyi ni championnat, iriya ni Champions League ya Afrika. Icya kabiri, iriya stade ifite facility. Ushaka kureba wareba kuri telefone yawe, kuri internet, wakomeza ukareba, kuko ngira ngo n'amalinka bazaza tuzabasharinga. Abashaka kureba kuri telefone zabo tubwire link match cyo. Sibyo? Cyo ni kimwe. Icya kabiri, hari experience nshaka ko tuzana. This is ucyambere, kuko nitegereje uyu munsi wa none turimo turaperida. Iyo ndi muri stade ngewe mbazi ko nindeba muri media area ndabonamo kwizigenda, mbabizi ko yaje kureba match, nkabonamo umuvandimwe Lorenzo, nkabonamo umuvandimwe Rugaju, nkabonamo umuvandimwe Sabiti, nkabonamo umuvandimwe wenda Karenzi, mbaza baza kureba match. Naza muri VIP nkabonamo Muzaye Haji, nkabonamo John, nkabonamo abantu bareba match ibahinduka. Ariko twakora iki kuko umupira urumurahinduka nibe birahinduka. Nidufata umupira ibintu munyemere mu byumba, nidufata umupira mbere twatibiraga kuri pere kubera iri limite isatwemera n'ibindi byaza n'abandi bantu badakunda umupira, ngo tubigeranye n'umupira wabera mu mahoro, aho amahoro ubwayo ari 5-star hotel. Ngiye kuvugisha ukuri, kuko harimo n'abantu batarinjira mu mahoro ngo barebemo ziriya lounge n'ahandi barebe ukuntu ziteye. Ni hoteli, ni nka lobby ya hoteli urimo. Ibi rero icyo dusabwa ni iki? Biradusaba gukeyetinga experience kugira ngo nabo bantu tubazane, kuko umupira umunsi wa none urimo uragenda uruzinga ku zindi form of entertainment. Abantu mbabagengiye kuvuga abantu barakare ntibarebe isura y'umupira w'amaguru. Nabivuze ko nugera muri stade ngiye Kenisi uzahasanga pe Muzehe Haji Yusufu, uzahamusanga n'abandi bafana tuzanye ko batabura. Aba uzahasanga Desayi, uzahasanga Kanyabugabo, twese turimbata z'umupira uko agenda kose turawureba. Ariko utekereza ko uzabona umukobwa mwiza nka Emerine yasohotse ajyaje kuri stade aza kureba iki se? Kureba iriya stress y'abagabo 22 birukanka inyuma y'agapira bambaye amakabutura. Mwigeze mugera nka London murebe wenda nka final wenda ya FA Cup, mukagera wenda Wembley mukareba uko match biteguye. Umupira uzara agakere byishwe ibindi byose biba experience. Rero ni munyemere rero this
abantu baze no serima abakozi b'umupira w'amaguru gusa oya n'abandi bashya baze bamwe barye bishime babyine niyo mpamvu tuba twazanye idea nkweretse uburyo gukora diagram iriya stade kugira ngo tuyishyiremo sound uburyo byatuvunnye buri muntu wese yaje akareba experience ikishimisha kindi nanone reka nshimire aba basaza b'inshuti zanjye bo muri reyo bakoze igikorwa cyiza in the right time ubundi inshuti nyashuti ibona muri kiriya gihe bariya nibo bareba ukuri tuve mu bindi abasaza baherutse gukora inama abasaza baherutse gukora inama aba basaza batsinda ariko bakwiriye respect buriya iki nicyo gihe cyari kigeze ikipe perezida yayitaye abandi bose bakwece ndetse abasaza baravuga ati koko tuyireke twende baraza bariya basaza ikintu bakoze nicyo kintu mureyo wose ukuri agomba gukora rero mvuga iti buri mureyo wese usibye urwaye uri mu bitaro birimo serumu ariko n'ubuzima akwiriye kuza ubumwe bw'abareba buratangira we ejo kumuribuka ko njye wigeze kwitabariza byakomeye yego muri kampanye tureke igenda ariko ubu ngubu uri koro yanjye bariya basaza bayivanye kuza bakikoramo 15 bakoze akazi gakomeye cyane ariko umuntu yibaje abantu barimo baribaza iyi motivation Kensi arimo arayikura he nuko ari wa mbere muri shampiyona nuko agiye gukina n'ikipe iremereye ako kantu ongera ugasubiremo motivation urimo urayikura he bwana Perezida Kensi motivation ya mbere ngiye cyishimishije nuko tugiye gucreating a new experience ubuzima bw'umupira wacu utagira abaterankunga benshi yego rimwe na rimwe abo bantu ntabwo tubakorera ibyatuma baza kuri stade none amahoro umukuru w'igihugu araduhaye afite facilite zose mubaze mu mbabarire mbaze nashimira umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika waduhaye facilite nk'iriya nanashimire minisiteri ya siporo kubera flexibility seriously ndashimira guhera kuri minisitiri PS bwana Mashami Nduvarideje yego n'abagenzi be bose n'abantu badufashije mu buryo bushoboka niba ngo buryo bushoboka nshimire security nshimire buri wese wadufashe kugira ngo imaki ijye hariya rero icyo mvuga icyizere mfite mbere na mbere mfite icyizere yuko ubu ngubu turimo turakuriye ikintu cyo twita digital football urumva modernity icyo kintu wacyumvise digital football modernity yes icyo rero ntabwo tugomba kureba umupira nk'uwo twarebaga muri 70 kuko muri 80 na 70 nta yindi form of entertainment yabagaho ndakubwiza ukuri rana kwizigira sibyo umuntu yajyaga kureba match ya Reyo na Mukura urumva entertainment yava yakajya wenda kureba imbaraho zacuranga uzi ko bimeze ubu imihanda iriho ibintu byose ubu kesitu ibitanga amaseri buri kimwe cyose ubu DSTV ni ya bose cyangwa kanari ni ya bose ubu telefone yabaye ikusanya ry'ibintu byose bya entertainment uyu munsi ibyo bintu tutabihuje n'umupira utegereza ko tutasigara rozogeza na Lorenzo arakuma cyane mwashaka kukubwira ibyiza yabonye kuri iyi match ariko ngo yakubuze ngo abikubwire murebana yanjye ndahari kabisa nakubwira akabazo nari mfite urumva football burya no gukurikirana zitaye zose uracyakeneye n'abakozi muri football bashobora kumenya burya ngo gutegura match day event ni ibintu biba bikwiriye guhabwa company ihari investigated nayo yahuguye ifitiye ubushobozi kugeza ubu bose mu Rwanda iyo company nayo tugira rimwe na rimwe ugomba kugerageza ibintu byose kubikurikirana gukunda akazi kurusha abandi ariko nta wanga ku ruhare muranyihangana niyo mpamvu ntahageze kandi nisegura birumvikana.